ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Muze dusingize Imana, muze dukuze Umuremyi waduhanganye urukundo, natwe turakuririmba, wowe rutare twegamiye, wowe rutare twegamiye. Ngwino Roho Mutagatifu, usanga mu mitima yo kwemera abagukunda, wohereze Roho wawe byose bishya sizabone guhinduka. Dusabe Mana yamenyesha kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwawe Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Uyu munsi tugeze ku munsi wa noveni yacu wa 4. Insanganyamatsiko iragira ati: ingorane abagize urugo bahura nazo, amizero abarinda kunanirwa no kutadohoka. Kuri uyu munsi wa 4 wa noveni yacu tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa mbere umurongo wa 27. Ijambo ry'Imana riragira riti: uyu mwana niwe nasabaga, none Uhoraho yampaye icyo namusabye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Icyo tuzirikana kuri uyu munsi wa 4 wa noveni yacu: urubyaro ni impano y'Imana, kandi Imana itanga uko ishatse n'igihe ishakiye. Abatinda kubona urubyaro ntibakihebe, ahubwo bahore bategerezanyije amizero, kandi bibuke ko imbuto ya mbere yo gushyingirwa kwabo ni urukundo bafitanye n'urwo bafitiye Imana. Kuri uyu munsi wa 4 wa noveni yacu tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga muri Samweli wa mbere, umutwe wa mbere umurongo wa 27. Ijambo ry'Imana riragira riti: uyu mwana niwe nasabaga, none Uhoraho yaramumpaye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nguko kuri uyu munsi wa 4 wa noveni yacu batubwira iri jambo ry'Imana dusanga muri Samweli wa mbere umutwe wa mbere umurongo wa 27, rigira riti: uyu mwana niwe nasabaga, none Imana yaramumpaye. Uyu munsi tubifadikanije n'insanganyamatsiko y'uyu munsi, dukwiye kumenya ibi byose bikurikira. Uhoraho iyo tumushyizemo amizero yacu, atugirira ubuntu akaduha ibintu byinshi, ndetse hari n'ubwo aduha n'ibyo tutamusabye, kuko yaturemye adukunze. Tujye tumenya ko Uhoraho ategura umugambi wo kurema umuntu ntabwo yamugishije inama. Noneho twongere tunamenye ko na n'ubu buzima dufite ari we ubuduha, kandi igihe cyose kadushakira amahoro n'intsinzi mu bikorwa byacu. Niyo mpamvu duhora tumushimira, kimwe n'ubwo n'igihe aduhaye urubyaro tumusabye, cyangwa se naho atanaruduha, tuzi ko ari we utugenera uburyo tugomba kubaho. Twumvishe muri iri jambo ry'Imana ko Uhoraho ari we dusaba urubyaro, kandi akaruduha nk'uko abishaka. None rero muryango wanjye, ubu twibuka muri iyi noveni iby'uko Uhoraho iyo tumusabye umwana amuduha nk'uko tubishaka,
muze muzirikana ibi bikurikira: mutwumvire, mutubanire neza muri byose, kuko twabahawe n'Uhoraho. Uhoraho yarabaduhaye, maze ngo natwe tujye tubafasha kumwibuka, kumukorera no kumukurikira. Mukwiye rero kutwumvira, mukatwumvira muri byose, maze kugira ngo murangize inshingano Uhoraho yabashinze, kuko yabahaye kuturagira nk'aho tumusabye twebwe ko tubakeneye, namwe mutube hafi rero. Nitubabwira mutwumve, nitubakosora mwumve inama nziza tubaha, kuko umurage tuzabaha niwo muzaraga n'abana. Ubu rero bana banjye, turi kumwe mu muryango wanjye, nimwumvira Uhoraho nanjye muzashobora kunyumvira. Nimunyumvira kandi muzaba mwujuje isezerano ry'Uhoraho, kandi tuzabaho nk'intangarugero, tuzabaho dufite mbese impumuro y'Uhoraho, nawe atwishimire, kandi niwo murage dufite nk'abantu yaremye, kugira ngo ishusho yigaragare muri iyi si. Murumve twana twanjye ntabaraza urukundo, murarugira intego mwese umujyase, rubabera umutako mwiza rubaranga marina nijoro, ntihagire ikibakanga we. mu ijuru Izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amen. ndakuramutsa Mariya, Wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, uraje udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. ubaho Imana Data nta mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, ntibubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. izina Ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.